kubera ko umunyakiri yakuweho n'Imana amadini. Imana yarambwiye ngo uyu mwaka wa 2025 yari umwaka wo gukubura imyanda. Imana yamanuye umukubuzo kugira ngo ibashe gukuraho gutandukanya ihene n'intama. Mwaka wa 2026 Imana yarambwiye ngo yongeye gukingura amadini. Imana yarambwiye ngo hari urutonde rushya ifashe kugira ngo yandike abo igiye gukoresha bashya. Iri tegeko ripfubiye mu wapfuye. Imana yambwiye ngo umwuka w'ubutinganyi wari umaze gufata. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tubaha ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira, turabakunda cyane kandi muraba agaciro. Turi kumwe n'umutumirwa wacu yitwa Ndagijimana David, umukozi w'Imana n'umuhanuzi dukunda kubana, mumaze kumenyera tubana kenshi. Dawe, umeze neza? Bamaze kumenya, ntago bamaze kumenyera. Bamaze kukumenyera kubera ko duhora tubana. Bamaze kumenya ariko ntibamaze kumenyera. Bamaze kukumenya. Yego, bamaze kumenya cyangwa se tumaze kumenyana bitewe naho umuntu aturuka. Nahumvise aho. Urumeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Akavura kuko akane uri kukabona ute? Akavura kameze neza, ntabwo kari kugwa nabi. Turashima Imana ko byagenda uko ariko kose. Cyari hinga bari guhinga. Iki gihe bari kubiba amasaka, bari kubogara ibishyimbo. Muri iki gihe njya mvugana n'ababyeyi banjye, mama wanjye nkumva ngo ari kubagara. Bari kubagara deja. Ubu hari ni mwibagara. Ubu ni mwibagara, abandi bahinga ibijumba. Ibyo bahinze byegereje kwera. Yego. Ni byiza, tugiye kuganira, dukunda kubana kenshi cyane ariko tugaruka ku butumwa, ku buhanuzi, amayereko Imana baragiye guha mu bihe bigiye bitandukanye. Reka banze usenge Imana ubundi ukomeze umurongo. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera, uri umubyeyi mwiza, ntabwo uhinduka. Abantu barahinduka ariko kuva wabaho ntabwo urahinduka. Witwa itangiriro kandi uri n'iherezo. Birasobanuye ngo imbere yawe nta wundi uhari kandi n'inyuma yawe nta muntu uhari. Nta wundi, ni wowe wenyine urisa. Etaya sire bone benekota la wirijezi. Wabwiye Mose, uramubwira ngo genda ubwire Farawo, mubwire ngo nitwa Uwiteka, nitwa uwo ndiwe, nitwa Etaya bone, Imana ishobora ibintu byose. Ibyo abantu badashoboye urabishoboye. Urabishoboye. Abantu bawe ari ibintu bibaremereye, hari ibintu bizabananiye. Ndasenze ngo muri iki kiganiro basubizwe mu imbaraga, ubibutse ko ibyabananiye ubishoboye kandi imbaraga zawe zikuraho ibyanze gukunda bigakunda. Imbaraga zawe zizura ibyapfuye bikazuka. Imbaraga zawe aba arizo zizura iby'umuntu nkurikiranye wari ufite umubabaro n'agahinda. Ndasenze ngo ubane natwe muri iki kiganiro, iri teraniro ryose, aba bantu bateranye natwe muri iri teraniro basubizwe mu imbaraga. Ugabanya abarimbuka, abari barimbutse bazize ibyaha byabo, bumva umuburo w'Uwiteka maze Imana ibakize. Imana ibakize abagiye bagarurwe n'Imana kandi abari mu byago Uwiteka abagirire neza, abakirisha ukuboko kwe gukomeye. Imana ishimwe. Ndi hano kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndi hano kugira ngo abatarakumenya nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bakumenye, bahinduke
bagushyigikire bakumenye maze uture muri bo ubabere umuyobozi kuko uwo wayoboye atayoba. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo umwuka w'Imana azabane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. 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 Yego. Bahamudika cyane. Namwe mwese mudukurikiye tubaye ikaze. Yego. Ibihe bishize twagiye tuganira. Ivuga ku butumwa ubona hari byinshi babyakira mu bintu bitandukanye. Yego. Ariko iyo ubutumwa butambutse haba ari abo bwagenewe. Hari abo bwagenewe. Hari n'igihe twese tutabyumva kimwe. Bitewe twese n'uburyo turi kubyumva. Ikatugiha umwanya tugezeho icyo Imana ishaka ko abantu bayibona. Iyo Imana inyicaje hano ibintumye ku muntu, kandi iyo nge nicaye hano ntabwo mba mbwira abantu, ahubwo mba mbwira umuntu uri mu bantu, kubera ko hari ubutumwa tuvuga abantu bamwe bakadutuka abandi ntibabyumve, ariko Imana intumye kuri wowe ubyumvise, kuri wowe uteze amatwi kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Duherukana mu kiganiro duherutse gukora kirimo ubuhanuzi buvuga ku muyobozi w'abagatolika, kirimo ubuhanuzi buvuga ko papa Imana imukuye ku ngoma kubera icyo Imana ishaka gukora, ndetse n'amasengesho Imana ishaka gusubiza abera bari gusenga. Urabyibutse? Ni ibiganiro birenze kimwe nakoreye kuri iyi sheni ya YouTube y'Impanuro TV, kandi ni ubutumwa bugiye butandukanye Imana yagiye numa. Uwabyumvise yarabyumvise. Nzanye ubutumwa bureba abera, bureba abakristo muri rusange. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 5 umurongo waho wa 6. Haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahabwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahozwa. Yego, reka dusubiremo. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ntabwo ari inzara y'ibijumba, ntabwo ari inzara y'umuceri, ntabwo ari inzara y'inyama, ni inzara n'inyota byo gukiranuka. Ngo abo ngabo nibo bazagira gute? Nibo bazahazwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gihe abantu bafite inzara y'ibyisi, bafite inzara yo kwambara bakaberwa, bafite inzara yo kurya ibyubaka imibiri, ariko abo Imana ishaka guhaza ntabwo ari abafite iyo nzara, ni abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abo ngabo nibo bazagira gute? Bazahazwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Uwiteka agire gute? Agirire neza abantu bose badukurikiranye. Maze iminsi ndi gusenga, Imana yamaye ubutumwa, irambwira ngo nange itangazo ku isi yose. Imana yarambwiye ngo umwijima Satani yasutse ku isi kugira ngo umuntu waremwe n'Imana agahabwa ububasha, agahabwa ubushobozi, agahabwa icyubahiro, yihakana Imana. Uyu mwijima Satani yawusutse ku isi kugira ngo abantu barusheho kwihakana Imana. Imana yarambwiye ngo uwo Satani yashyize ku isi kugira ngo amukoreremo, abe umuyoboro w'ubuyobe, abe umuyoboro wo gusuka umwuka w'ubuyobe ku isi. Imana yarambwiye ngo iyo acukuye imva irangije imuterura ku ntebe, imaze kumuterura ku ntebe imwishyirira iramwihambira. Imaze kumuhamba
uwera yarambwiye ngo iri tangazo rirareba abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana yarambwiye ngo mwongere musenge kandi mushake Uwiteka, kandi eneta ya bone mumushakire kumubona, kubera ko umunyakibi yakuweho n'Imana. Imana eta ya bone manda yarambwiye ngo abantu bari kurira, abandi bari gusenga, ngo amadini yarafunzwe 2026 amadini. Imana yarambwiye ngo uyu mwaka wa 2025 yari umwaka wo gukubura imyanda Satani yasandaguje ku isi no mu gihugu no mu bihugu. Imana yamanuye umukubuzo kugira ngo ibashe gukuraho, gutandukanya ihene n'intama. Muri uyu mwaka urangiranye n'isuku y'Imana. Uyu mwaka wa 2025 urangiranye n'isuku y'Imana. Umwaka wa 2026 Imana yarambwiye ngo yongeye gukingura amadini yari yarafunzwe. Imana yarambwiye ngo yongeye gukingura amadini yari yarafunzwe kubera ko umwanda wavuye muri yo. Imana yarambwiye ngo hari urutonde rushya ifashe kugira ngo yandike abo igiye gukoresha bashya, kubera ko benshi harimo abashumba, harimo abavugabutumwa, harimo abahanuzi. Yabahaye ubwami barangije babukinamo, yabahaye icyubahiro cyayo barangije bagikoresha uko Imana itari yarigeze ivugana nabo. Yabahaye itarano barangije banga kugira gute kurikoresha nk'uko Imana yarabigambiriye. Yarambwiye ngo ihamagaye abahanuzi bashya bagiye gukora muri 2026 na 2027. Imana yarambwiye ngo isuku mu madini irangiranye n'uyu mwaka wa 2025. Imana yarambwiye ngo hari abantu bari gusenga. Imana yavuganye nabo ibabwira ngo bazaba bashumba, abandi babwira ko bazaba bahanuzi. Imana ikoze isuku kandi irangije isuku muri iki gihugu. Imana yambwiye ngo amatorero yarajagaraye, amadini yari yaratatanye. Imana yarambwiye ngo igiye gukingura amadini nirangiza igabire uwo yagambiriye kugabira. Kandi aya madini Imana ikinguye izayashyiramo abashumba bashya, izayashyiramo abahanuzi bashya, izayashyiramo abavugabutumwa bashya, izayashyiramo abaririmbyi bashya. Niko Uwiteka yavuganye nanjye. Mu gihugu cy'u Rwanda Imana yambwiye ngo Satani yashyize igitutsi kuri iki gihugu, ariko igihe cyo gukura igitutsi cyashyizwe ku gihugu cy'u Rwanda kirageze. Amahanga n'ibihugu bikomeye byari byaratandukanye n'igihugu, cyangwa se byari byarasesheje amasezerano byari bifitanye n'igihugu cy'u Rwanda, kubera igitutsi Satani yari yarashyize ku gihugu cy'u Rwanda. Kubw'amasengesho y'abanyagihugu yasengewe muri iki gihugu, Imana yururutse kandi ije gukura igitutsi ku gihugu cy'u Rwanda burundu. Ibihugu byari byarakuye inkunga ku gihugu cy'u Rwanda. Imana yarambwiye ngo ishyize iterambere rikomeye cyane mu gihugu, kandi ishyize igikundiro gikomeye cyane ku gihugu. Imana yarambwiye ngo igihugu cy'u Rwanda kizaba mu bihugu bike bikize ku isi, kandi iki gihugu
Uwiteka agishyizemo iterambere ryihuse. Iki gihugu kigiye kwakira impunzi nyinshi kuko Uwiteka ateretse itabaza ry'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Afurika, Imana imejejemo igiti cyezeho imbuto y'amoko yose kugira ngo Afurika ihinduke umugabane ukize ku ikarita y'isi. Abari mu Burayi bagiye guhunga bave mu bihugu barimo, hanyuma bahungire muri Afurika kuko Imana yibutse umugabane wa Afurika. Imana yarambwiye ngo Satani yarahagurukije intambara ikomeye ku isi. Intambara y'isi yari ibaye kandi vuba, aho ibihugu byose cyangwa aho amahanga yaratewe n'ikibazo, hanyuma iki kibazo amahanga akananirwa gukemura iki kibazo, hanyuma iki kibazo kigatera intambara ikomeye. Kandi iyi ntambara ntiyari kuzaba mu mugabane umwe, yari kuzaba mu mahanga yose, yari kuzaba ku isi yose. Ariko Uwiteka ahesheje agaciro amasengesho y'abanyamasengesho basengera muri uyu mugabane wa Afurika. Imana yarambwiye ngo Satani yari yaramaze kwemeza iri tegeko kandi yararishyize mu bakomeye b'ibihugu kugira ngo bemerere abagore kubana badahuje ibitsina. Satani yari yaramaze ku isi. Iri tegeko ripfubiye mu wapfuye. Iri tegeko yari yararisinyiye kandi haburaga gato ngo byemezwe ku isi ko umugore yemerewe kubana n'umugore mugenzi we. Haburaga gato ngo iri tegeko ryemezwe ko umugabo agomba kubana n'umugabo mugenzi we. Imana yaremye umuntu, hanyuma uyu mugabo waremwe n'Imana, Imana ibona ko adakwiye kuba wenyine, ahubwo akwiye umufasha ari we mugore. Ariko uyu muntu witiriwe cyangwa se wahoze ari papa w'Abagatolika, iri tegeko yari yararisinyiye ko umugore agomba kubana n'umugore mugenzi we kandi umugabo agomba kubana n'umugabo mugenzi we. Nubwo mu bihugu bimwe na bimwe bubahirizaga iri tegeko kuko ryari ryarasohotse ariko ritarakwirakwira mu bihugu byose, uyu muntu yarasigaje umwanzuro umwe wo guteranya abanyabihugu bayobora ibihugu, hanyuma bakemeza ko cyangwa se bakemera ko gushyingira umugabo ku mugabo bitagize icyaha. Kandi iri tegeko ryari ryaramaze kwemezwa n'abashumba bamwe na bamwe bari baragurishije amatorero yabo. Mu bihugu bikomeye by'Uburayi gushyingira umugabo ku mugabo babikoraga, kandi babikoraga batabigize icyaha. Imana yambwiye ngo ntangire itangazo abanyetorero Musenge kuko Uwiteka ashaka kuburana izina rye. Satani yashyizeho igitutsi ku isi. Imana yambwiye ngo umwuka w'ubutinganyi wari umaze gufata igice kinini ku isi, cyangwa wari umaze kwera mu bantu benshi
Uwiteka asutse imbaraga zikomeye kugira ngo uyu mwuka w'ubutinganyi ubashe kugira gute kuvaho. Imana yambwiye ngo abera abasenga aho bari mu bice bigiye bitandukanye bongere baririre itorero kubera ko igihe cy'umukwe kirasohoye. Hanyuma iri ni itangazo rireba wowe, uwera akomeze yere, uwandura akomeze yandure, kubera ko Uwiteka aje guhemba no guhana. Imana yambwiye ngo eta yasire bone benekotara wirije zikide, irimo irashyiraho ikimenyetso ku bantu bayo kandi irahamagara izina rya buri muntu wese, umunyabwenge n'aba maso azumva ijwi ry'umuhamagara, kandi iri jwi naryumva azaryitaba. Namara kuryitaba Uwiteka azagira gute? Azamushyiraho ikimenyetso nk'uko agambiriye kurokora abantu be. Mushake ubwihisho kubera ko igihe cy'amakuba, igihe cy'akaga, igihe cy'ibyago kigereye isi. Imvura itazahita iraguye kandi abantu benshi bazagwa muri iyi mvura. Imana yambwiye ngo mushake imitaka, mushake ubwugamo, mushake Uwiteka bigishobotse ko abonwa, kandi mumwambaze akiri bugufi. Hari abantu banze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Hari abantu banze gusenga, hari abantu banze gukizwa bavuga ngo Yesu igihe bamuvugiye ariko aje atunguranye. Abantu benshi baratunguwe, abantu benshi bashatse kwihana badafite aho bagize gute bihanira. Igihe cyo guhekwa cyararangiye. Imana yambwiye ngo buri muntu wese yige kwigenza, kuko abo bari bahetse barabururukije. Amarira n'umuborogo bibaye ku bari baragize gute, ku bari baramenyereye kuba mu migongo y'abandi. Nabagira inama yo kuva mu migongo y'abantu mukajya mu mugongo w'Imana. Amaso yawe yakure ku bantu uyahange ku Mana. Ibyo wari wishingikirijeho bikureho umutima, bikureho amaso, bikureho ibitekerezo, uhanga amaso kuri Kristo, ushyira umutima kuri Kristo, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Buri muntu wese aratunguwe. Imana yambwiye ngo icyorezo gikomeye kiraje ku isi, kandi abaganga bahagarika iki cyorezo ntibazaboneka. Iki cyorezo kizahagarikwa n'imbaraga z'Imana gusa. Imana yambwiye ngo muri 2020 yashyizeho igipimo kugira ngo abantu babashe kugira gute kumenya Imana kandi bayigarukire, hanyuma banga kuyigarukira. Uwiteka ashyizeho ikindi gipimo. Uzava muri iki gipimo ni umuntu Uwiteka azarokora gusa. Hagiye kubaho icyorezo gikomeye ku isi. Iki cyorezo kizagira imbaraga zirenze za Covid. Iki cyorezo kizagira imbaraga zirenze ibyorezo byose byabayeho, kandi iki cyorezo Imana yemeye ko kibaho nk'igipimo kimanukiye isi muri rusange. Abanyabwenge bazananirwa, abapfumu bazananirwa guhagarika icyo cyorezo, kuko Uwiteka avuze ko aje kuburana izina rye rikomeje gutukwa n'abo yaremye. Mu mujyi ndetse no mu Rwanda ahari inyubako zigiye zikomeye n'ibigo bigiye bikomeye, abantu bubatse izi nyubako bubakishije amafaranga ya Illuminati
cyangwa se amafaranga avuye kuri Satani, hagiye kubaho inkongi y'umuriro ikomeye. Hari ikigo gikomeye muri iki gihugu kigiye gushya kubera ko cyubakishije amafaranga atarimo umugisha, cyubakishije amafaranga atagize gute, atavuye ku Mana. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye muri Matayo ibice 15 umurongo wa 13, bikomeye byagiye byubakisha amafaranga ya Illuminati, ndetse ibindi bikubakisha amafaranga ya satanike cyangwa se ya Satani. Hagiye kubaho inkongi y'umuriro ahantu hagiye hatandukanye kubw'impamvu y'uko abantu bimuye Imana mu mitima yabo, hanyuma bakimika ibigirwamana. Bibiliya muri Matayo ibice 15 umurongo wa 13 haravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Igiti kitatewe n'Imana kigiye kuranduka ku isi no mu bantu. Igiti cyose Imana itagizemo uruhare kigiye kugira gute? Kigiye kuranduka. Nabonye amarira y'ababyeyi babiri batandukanye. Umwe yariraga afashe ku nda, arizwa nuko amaze igihe kirekire asenga, ariko muri ayo masengesho ntarabona igisubizo yasengeye. Nabonaga uyu mugore wasengaga akoze ku nda yarizwaga nuko amaze igihe kirekire atarabyara. Imana yambwiye ngo ntangire itangazo ku bagore basenga basaba ko Imana ibaha urubyaro. Imana yambwiye ngo isubije aya masengesho y'aba babyeyi bari gusenga. Hari amasengesho y'ababyeyi y'abera bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana igize gute? Ishubije. Uwasengeraga urubyaro Imana irarumuhaye mu izina rya Yesu. Izere uvuge ko ari wowe, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri mu Bufaransa. Imana yambwiye ngo isubije amasengesho y'ababyeyi basenga bagize gute? Basengera abana cyangwa basaba Imana iki? Urubyaro. Umubyeyi wa kabiri, nabonye umubyeyi asenga arira cyane abwira Imana ngo abana wamaye bagarure kuko amaboko mabi yagize gute? Yabantwaye. Imana yambwiye ngo ntange itangazo kuri buri mubyeyi wese wabyaye, asengera umwana yabyaye, asengera urubyaro rwe, kuko Satani aje kugira gute? Kwiba abana, aje kwiba urubyiruko kugira ngo arukoreshe, arutandukanye n'Imana, arukuremo ubumuntu, arukoreshe rukore ibyo Satani ashaka ko bikorwa. Umubyeyi wese aho ari hose asengera umwana yabyaye, kubera ko Satani afite misiyo yo gukoresha abana, afite misiyo yo kugira gute? Yo kwica urubyiruko. Bamwe banywa amatabi, abandi banywa amayoga, abandi bapfa mu buryo bugiye butandukanye. Umubyeyi wese wabyaye asengera umwana yagize gute? Yabyaye, kugira ngo ubwenge bw'Imana bubashe kuba muri we, ndetse n'indangagaciro z'Imana zibashe kuba muri we. Umubyeyi wa gatatu urimo urasenga, nabonye hari amarira ababyeyi bari gusenga, yaba ari umubyeyi w'umugabo, yaba ari umubyeyi w'umumama. Imana yambwiye ngo Satani afite gahunda yo gusenya ingo, agahagarika amahoro mu ngo, hakabaho divorce ku isi, abantu bakajya bagira n'ubute bwo gushaka. Abafite amahirwe, abakiri mu ngo zitarahirima, musengera ingo zanyu, kuko Satani ahagurukijwe no kubuza amahoro ingo zigize gute? Zubatse. Ingo zubatswe
ngo zikiriho, afite misiyo yo kurimbura ingo zose. umuntu wese utararuvamo, umuntu wese utarasenya nk'uko satani yabigambiriye, asengera urugo rwe, kuko umujura cyangwa se umurimbuzi ahagurukiye ingo muri rusange kugira ngo agire gute, azisenye. Imana yambwiye ngo nangire itangazo ku bashumba, yabambitse amakote y'ibyubahiro, murangije murarengwa, murangije murirara, murangije murayitenguha. Imana yambwiye ngo ije kugira gute, gukura icyubahiro cyayo kuri mwe. Ibyo mwari mwarahishe, ibyo mwari mwaratwikiriye, Imana ije kubitwikurura, kuko yabagiriye icyizere, hanyuma nimube abo kwizegwa imbere. Imana yambwiye ngo iragaya abahanuzi yatumye kurokora abari bari mu byago no mu kaga, aho kugira ngo mubarokore mubagezeho, mukarushaho kugira gute, kubayobya burundu. Uwiteka aje kugarura icyubahiro cyayo abantu bagize gute, babishe, abantu batobatobye. Imana ije kugarura icyubahiro cyayo, kandi abariraga ngo amadini afunguke afunguke, Uwiteka yambwiye ngo igihe cy'umukubuzo kirangiye mu gihugu cy'u Rwanda. Amadini agiye kongera afunguke, amadini yari yarafunzwe agiye kongera afunguke, abeho kandi akore. Amananiza yari ariho Imana iyakuyeho, kuko hagiye gukora abashumba b'abanyamuhamagaro ndetse n'abahanuzi b'abanyamuhamagaro. Hanyuma birasobanuye ngo aya mananiza azaba atagize gute, atariho, kuko Imana ishyize uburyo kuri buri muntu wese yahamagaye kugira ngo abashe gukora ibyo Uwiteka ashaka kandi ashima. Nabonye abantu bari kurizwa n'ibiciro biri hejuru cyane. Imana isutse ibiryo mu gihugu, Imana isutse ibiryo mu gihugu, ibyari bihenze Uwiteka agize gute, ibiciro bigiye kwikubita hasi mu rwego rukomeye. Icyorezo cyari cyarateye ubutaka, cyahagarikaga imbuto itaramera, hanyuma iki cyorezo kigatuma abahinzi bateza, iki cyorezo kigatuma imbuto zatewe zitamera. Imana ikuyeho iki cyorezo, abahinze bagiye kweza, kuko Imana isutse umugisha mu butaka, kugira ngo ibyahinzwe mu butaka bibashe kugira gute, kwera. Bibiliya mu Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose Imana igutegeka, ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Ngo Imana izashyira umugisha mu gitenga cyawe, ngo n'imyaka yo mu butaka bwawe izaba umugisha. Imana ishyize umugisha mu myaka yashyizwe mu butaka ku bw'amasengesho yasengewe mu gihugu, cyangwa yasenzwe n'abahinzi. Ngo ndetse n'imbuto zo mu nda yawe zizagira gute, zizaba umugisha. ngo ibyo uzakora byose bizaba iki, bizaba umugisha. Ariko mu gice cya 15 haravuga ngo nutumvira Uwiteka, wa mugisha wose uzahinduka umuvumo, maze ugire gute, ukubeho. Imana irabakunda kandi Imana iragukunda. Wowe wari uri mu kabari, wowe wari uri mu busambanyi, wowe wari uri mu butinganyi, wowe wakoze ibyaha by'indengakamere, umutima wawe uhora ugucira urubanza, ukibwira ko uramutse ukijijwe, ukibwira yuko uramutse ugarutse Imana itagira gute, itakubabarira. Bibiliya iravuga ngo nukura ibishimwa mu bigawa uzaba akanwa k'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo nugaruka nanjye nzagira gute, nzakugarura.
cyase nzakugarukira. Nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Imana igufitiye urukundo. Va mu bidafite umumaro, va mu byaha wari urimo, amaso yawe yahange kuri Kristo. Impamba y'urugendo wikwemera ko ikwibagiza intego y'urugendo. Inzu nziza ubamo itume wihakana Imana. Imodoka nziza ugendamo itume utakaza Kristo muzima muri wowe. Ni byiza kugira impamba kandi ni byiza kugira ubutunzi, ariko ni byiza cyane kugira ubutunzi buri mu Imana. Ni byiza cyane kugira imodoka ariko ufite n'Imana. Ni byiza cyane kugira inzu ariko ufite n'Imana. Mugarukire Uwiteka. Imana irimo irabahamagarira gukora ibyo gukiranuka, kuko igihe cy'Imana kirageze kugira ngo ibashe gutungura buri muntu wese. Bibiliya iravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Hari abantu Imana yagiriye ubuntu, yagiriye amahirwe. Bamwe bisanga muri Amerika, bandi bisanga muri Canada, bandi bisanga hehe hagiye hatandukanye i Burayi. Bagezeyo bazimya amatabaza yabo, bagira urwitwazo ruvuga ko bitashoboka, bitakunda ko bakirizwa aho bari cyangwa mu gihugu barimo kiri mu ibyaha. Imana irashaka ko wibuka aho wanyuze ukahagwira. Numara kuhibuka wihane. Ntugakore ikosa ryo kwibagirwa ubuhamya bw'ahashize. Impamvu abantu bava ku Mana nuko bibagirwa urugendo bajyanyemo n'Imana, bakibagirwa imirimo y'Imana, bakibagirwa imbaraga Imana yakoresheje ibakiza cyangwa ibagirira neza. Wowe ntuzemere kwibagirwa imirimo y'Imana, kuko iyi mirimo y'Imana ni intsinzi izaguhesha gutsinda, izaguhesha kunyura mu buzima bukomeye uzabugezemo uyu munsi wa none. Imana ibahe umugisha, kandi Uwiteka ahaze kwifuza k'umuntu wari urimo unkurikiranye, kandi Imana isubize buri muntu wese wari ukeneye ineza y'Imana. Imana ibahe umugisha. Yego, turabashimiye cyane rero mwese mwabanye natwe. Basuza babwira nimero yawe, bifuza kuvugisha, bifuza gusengana nawe, unusoza dusabira umugisha. Nimero yanjye ni 0782 76 833 0788 76 833. Mana, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse gusa birakomera. Tegekera buri muntu wese wari ubabaye abona umunezero.